no kwigira kuri WhatsApp. Kandi ibyo bintu tugomba kubyumva gutyo kuko dufite rubanda runini rutwumva rudutezeho amakuru rudasanganwe, noneho rukadutegaho kuyababwira mu buryo nyabwo. tunasabwa na responsabilité harya ntuzayivuga responsabilité sociale n'ubundi niyo responsabilité sociale nukudahaminga societe nukuhaminga no kujya kutangiza societe nukubaha amakuru koko ababereye nukubabera umuvugizi kuri leta tutariye ruswa tutabogamye tuta byinshi. Ngo ni business ujya mutagiye kwigenga ngo ucuruze wisanzuye, ucuruza wigengesereye. Aho dusabwa kuba partenaire wa leta ni nk'uko tuzindutse tubwira abaturage ibyaba byihishe inyuma y'amasezerano yasinywe, kuko umutekano w'u Rwanda urareba abaturage b'abanyarwanda n'umubano mwiza n'abaturanyi urabareba. Tugomba kubigiramo uruhare rwacu mu buryo bwacu kugira ngo tubibabwire kandi neza, tutabatera ubwoba, tubabwira ukuri, tutabeshya. Impamvu tugomba kuba partenaire wa leta nuko leta niyo ikeneye ko abaturage bamenye ayo makuru neza, kandi ntabwo bayumvira ku gitangazamakuru kimwe ntibyashoboka. Gishobora no kutayavuga nkuko ibindi byayavuga. Yego, kinayavuze cyabima diversity urunyuranyuranye cyangwa ubudasi. Nge nkibaza ngo umuntu wakabaye yareberera itangazamakuru Yves yavuze ko kumumenya bigoye, kandi koko nibyo. Yumva impamvu akeneye itangazamakuru nka partenaire cyangwa kuba ryatanze amakuru ku baturage ku buntu, we ari satisfait ryo riri kubabara. Ubu my boss arimo arabara amatariki zigeze kuri 10 na zinga ngiye kongeranya abahe kandi. Ubundi mu buryo bw'amategeko buhasigaye iminsi 2 ko ntawe urakaba yatangiye gukora imishahara niba yubaha akazi ke. Nkibaza ngo se nkako kantu burinye byibura ibyo bitangazamakuru byunganira icya rubanda abandi bita iki gihugu bidahari, leta yabiri satisfait no kugira broadcaster umwe ukoresha budget leta yahaza information rubanda. Iyo information se koko niyo rubanda ikeneye? Ngaho kuba partenaire biterera igihombo umuntu kandi abitegetswe. Nukuvuga ngo niba ikitwa gutanga amakuru, kuvugira rubanda, kuba ukuboko kwa kane mu butegetsi bw'igihugu, igihugu kibikeneye cyakabaye nibiva mo biri ku isoko gikora ku buryo biba bisaranganyijwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo bampamagare bambwire ngo wenda dufite publicité mu kigo runaka, fataho nawe ufateho. Oya, hari ibindi bigomba kurebwa. Urakora neza, uri umunyamwuga, ufite audience, hari abantu bakumva, hari ibindi byareberwaho. Wenda ntabwo mvuze ngo abantu bafata amafaranga basaranganye mu itangazamakuru, ariko se byibura uburyo business yubatse biremye ku buryo uri kompeta ari uronka. Uwashoye imbaraga nyinshi mu gutanga itangazamakuru rya nyaryo araronka, cyangwa hari izindi mpamvu zishobora gutuma umuntu aronka undi ntaronka? Umunyamwuga mwiza niwe uri kwinjiza. Bibaye byo isoko nta kibazo ryaba rifite, byahita bica kakajagari Yves yavuze, kuko nshobora gushora mu banyamakuru beza nkabahigaho bari, nkabahemba n'amafaranga yabo nshaka meza. Ntitwongere kubona umuntu usezera mikoro ngo ajye gucuruza mituye. Yego, kuko
isoko ryabaye ryiza. Aho bizambiye rero ni hehe? Kuko byamaze kuba gutyo ko gukora itangazamakuru ryiza bitavuze kubona amafaranga. Ubonye udufaranga aravuga ati reka ngikore nanjye ngende niruke ku isoko mbwira abacuruza amatelefone n'abacuruza ibyuma n'abacuruza amavuta nande ko nanjye nashinze radio, ndetse mfite n'abahungu bazi gusakuza cyane mu mupira, bazi kuvuga amakimbirane ari hagati ya Bruce Melody na The Ben cyane na Skytu, ndi kuvuga bari kuza mu mutwe ntago showbiz ntago nyizi neza. Ubundi mbishyire kuri YouTube abantu babirebe cyane baze bamamaze. Ejo bundi umunyamakuru umwe icyo kintu ndakizi ko uri umuyobozi wa radio ntiwakivuga. Itangazamakuru ry'u Rwanda rigezaho abayobozi b'ibitangazamakuru, sinzi nimba nawe wari bwabisaba ariko nubisaba hari abatazakwemerera hano ndabizi, bari gutinyuka kubwira abanyamakuru ngo nimukore nk'aba YouTubers, dukeneye amafaranga ya YouTube, nimukore nk'aba YouTubers. Haraho ryazambiye. Ejo bundi twicaranye n'abagabo bamwe bashoye imari muri ibi bintu, baravuga bati kubituyobeye biragenda bite ko umunyamakuru mwiza nguri bwinjiza amafaranga aruvuye kuri YouTube, ari uwafashe radio cyangwa televiziyo ye akayigira YouTube hacuruza iki? Hacuruza kwica amahame y'umwuga. Ubundi kuko ubahirije amahame y'umwuga kuri YouTube, ngenda bivuga nk'umuntu yibaho. Uhura n'umuntu ufite ikiganiro kimwe kititaye ku ihame na rimwe ry'itangazamakuru, ni views 300 mu gihe cy'icyumweru, ikiganiro kimwe wibaza afite bitanu bimeze gutyo mu cyumweru. Ibyo ngibyo najya kureba RPM, kuko biri bwenteresa abanyarwanda benshi bahanze. Uri abanyarwanda tugira akantu ko gukunda iwacu cyane, amakuru y'ibivuga iwacu turayakunda. Ubuvuye hano ukigira muri Polonye cyangwa ahandi stili wajya usoma Igihe, Bwiza, Umuseke kugira umenye iby'iwanyu. Icyo ngicyo abanyarwanda bari hirya n'abandi bari bukirebe ku bwinshi, niba kirebe wo yinjiza amafaranga menshi. Noneho ibyo biragenda gake buriya na agenda setting, uko atinda mu maso y'abantu baramukunda batitaye kuri mediocrity mu byo akora. Ejo igitangazamakuru kisange kiri oblige kurokirita uwo muntu ku mafaranga menshi ataje kwinjiriza radio kubera umufatanyabikorwa uza kwamamaza kuri FM kuko yamwumvise akumva aravuga ibintu bifite ireme, ahubwo kubera uza revenue za YouTube. Itangazamakuru kivuge ngo kuri radio uburyo akora biracuruza, noneho arazwi kuri YouTube. Ikiganiro cye cy'isaha 3 turagikatamo segimeshe 3, segimeshe 3 ntiyakurikiraho Jadu musimbura, icyo turagikatamo segimeshe 3, n'ikindi gikurikira turakatamo segimenye. Hari n'utundi video two kuri tele tune, ni video 14 twaproduce ku munsi. Mu kwezi dushobora kwinjiza ibihumbi 10 by'amadolari, havamo imisoro hagasigara 800, ni miliyoni 10. Payroll yacu ntabwo irenza miliyoni 9, tubazemo n'umunara natwe nayo, ariko izindi publicité za radio zirasigarurwa n'umukoresho udashaka kwambura abantu. Ariko ntabwo hari gutekerezwa ku ngaruka biza kugira ku bantu bari gukonsoma ibyo bintu. Aho usanga timu y'abanyamakuru bane kuri pano, ukaba wasanga bari kuvuga ibisa n'ubusa. Ibisa n'ubusa nibura hari agaciro bifite. Abantu umuntu arabyuka uko yabyutse nta page nimwe yasomye, nta niyo yasoma. Urikona nk'imyanzuro ya Rwanda ku Elias bari ku Rwanda nayo page gatatu igifaransa uramutse umuhaye iyo myanzuro ya Rwanda ukamubwira uti dushakiremo icyo tuza kuganira, yakureba mu maso akakubwira ati ariko ndavuga ibyo ntabwo kanaka bashwanye, ntabwo twabiganira. Kandi ubundi itangazamakuru rya nyaryo reka agakomantere nari nkibagiye kandi nanjye kugashyiraho. Noneho umuntu yabona ari gukurikirwa n'abantu 2,000 cyangwa 3 agashyuha cyane, iyo ngingo itumye bazamuka agakomeza kayishakaho impamvu, niba ari uguteranya abantu agakomeza kabateranya, niba ari ukubogama agakomeza kabogama, niba ari uguteza amakimbirane agakomeza kayateza. Hanze ahangaha ngo radikomeye niyi. Yego. Ati ntuzi ko runaka, ati baramurokise ejo ndi bamukuye kwa runaka, ati ubu mwimuke mujye hari. Kandi kuri FM ubwira abantu ko kavaringa 70% by'ubuso bw'igihugu.
smartphone penetration mu Rwanda ejo bundi nabo twabonye igeze kuri kangahe 30 harya cyangwa 27 yego. wumva ko kantu gato uri guha amakuru abogamye ko kayahisemo kubera ko kubona kuri YouTube, wumva n'izindi ndengane ziri kukumva kuri FM zari zigutezeho amakuru nazo wajyanye muri ibyo bintu wowe wishakiramo inyungu kuri za YouTube. Responsabilité sociale ku rwego rwa munsi ya zero. None uzaho bikomereye Jado, leta isa nkaho ibyo bintu itarabyitaho cyangwa inzego zibireba zirasiga icyuho ribu yinjiriramo iza kureba barenze umurongo, sibyo abakandagiye umuzamu. Ariko mu by'ukuri icya responsabilité sociale ribiraza kuko cyamaze kwangirika. Hariya mu byita garde-fou cyangwa ni garde-fou, garde-fou byombi nibi nta kibazo terwa nax. Ibyo ngibyo hari izindi nzego zakabaye zibikora zidahari. Hari polisi y'itangazamakuru imaze igihe yigwa nginonosorwe, ariko imaze igihe gihagije. Polisi harya wayikozeho heriya media police ariko nta bitekerezo watanze. nta imfata Media policy ni politike yakabaye idufasha gutandukanya itangazamakuru n'ibitangazamakuru. Hari publicité nigeze gukora ry'irange mbwira abantu ngo irangi ni iryo ngiryo namamazaga, ibisigaye byose ni amarangi. Gutoranya itangazamakuru mu bitangazamakuru bigiye kunanirana kubera ibyo bintu, kuko itangazamakuru ryo ni rigari buri wese arayatangaza. noneho bitume kubera ubu bwinshi bw'ibitangazamakuru twagize hano abantu bayoberwa ibyo bafata n'ibyo bareka, kugera ubwo abantu bageze ku rwego rw'uko baganira ku bibazo bikomeye nk'ibi twaganiraga umugani wa Yves, kugira ngo bicuruze bakabizanamo n'ingero za komedi zitagira 12 bakabisekamo cyane kubera bazi ko nibyo abantu bareba YouTube bakunda. Ariko dufite indi audience nini y'abantu bari seriye bashaka kumva ibintu biri seriye, turi kugaburira ubusa mu nyungu z'uko abantu bari kwirwanaho ngo barebe ko babona amafaranga kuko ikibuga cyanyereye. Kubyubaka neza n'ubundi nta cyizere cyo kuzabona amafaranga. Ntabwo ari uko abantu batazi kwitangazamakuru ryiza rishoboka. Nibyo uvuga ngo nta banyamakuru beza bahari, byatewe nuko icyizere cyo kuba umunyamakuru mwiza cyayoyotse. Barahari ariko ntibangana n'umubare w'ibitangazamakuru bihari. Ariko bacitse intege. Kera wigaga uzi ko itangazamakuru ari umwuga uri noble. Yego, uri no kureba isoko ukabona rirashoboka. Uti kanaka yanyigaga imbere akora gutya na gutya, ari hariya yabaye yarahembwa avura, reka nanjye nkore cyane nzagende mwungirize cyangwa mbe hafi ye dukorane. Ibyo wari ugiye kuvuga ngo ushaka wabara abantu, ariko ushaka wabara nuko bazimye. Abari bakomeye bose barazimye. Ni nuko ikibuga cyabacuramanye, bamwe banze guheba umwuga. Hari umwe ariko hari n'abawukoraga neza bagezeho nyine nabo hari umwe muri bo nagize babigira negligence yo ku rwego rwo hejuru. Ubanze naramukubwiye numwe mu banyamakuru b'abahanga, ubanze nawe yarakweditinze, yarediti iyo ngiyo. Mpura nawe turaganira, ambwira uburyo iminsi hanze itameze neza. Ndamubwira ariko hanze aha apari itangazamakuru ntitukirikorera amafaranga, turi kurikorera urukundo. Amafaranga arimo ni make, ariko ku ruhande hari ibindi bintu abantu bashobora gukora bikabyara udufaranga duke dusunika iminsi. Ati biriya by'imbuga nkoranyambaga se reba ku ruhande ni tuwasinki abantu nyine bamwe babaye ba conservateur. Hari ibintu hari aho umuntu yambariye inkindi areba akavuga ati naye nge kuhambarira ubucocero, ati ntibikunda rwose. Ariko urugero hari nabo nzi noneho bari abanyamakuru beza, uyu munsi numva ibintu yirirwa avuga kavuga ni mu ndiyo y'amafaranga kagiye kudukubita kudutesha agaciro, ushaka amakiriro kubera nyine views ziri kwiyongera. Ariko rero impamvu nyine tuvuga ngo leta ikwiye gutabara, ntabwo ari itwohereza gushora muri iyo business imeze nabi. Ubwo abashoramo nabo babanze barebe ikibuga bari gukiniramo, nyine nuko cyabaye. Ariko niba
inshingano z'itangazamakuru zumvikana to inform, to educate and to entertain. Niba byumvikana leta ikaba ikeneye sosiyete iri informed, well informed, impartially balanced. Ibyo mu ishuri abantu biga barabizi, kuba impartial kutabogama, gukora balance, kujya mu makuru ugatanga impande zose zishobora gutuma umuntu abona amakuru yuzuye. Ibyo bintu sosiyete iracyabikeneye, bantu mutwumva irabikeneye nyine. Icya kabiri, to educate. Nta kintu itangazamakuru ryakora ngo ryigishe sosiyete, ntigihari kinini. uvuga ahubwo dikora abakibigerageza ariko nyine iyo ecosystem y'itangazamakuru yakabaye yose iri gutanga umusanzu mu kwigisha sosiyete. Jado sinakubwiye ngo are we busy teaching our society? Sinakubwiye ngo hari ibintu Leta atakubwira nk'umunyamakuru ariko umuyobozi w'igitangazamakuru ubu ntiyakubwira icyatumye ajya gushepinga schedule y'ibiganiro hano cyangwa na politiki ya radio imikino yarayigize 70%. Naba nanjye urumva uracyari kwigira umukonservateur ntabwo yakikubwira abandi bo ni 90. ubu nakubaza izina rya radio nakubaza ngo hari indi content tuziho itari imikino n'imyidagaduro. Nuko se bayobewe ko inyaruguru ishwagara yabuze abaturage iri kubahenda bakaba bari kweza kukayiko kandi bari gusarura kandi ishwagara ihari mu gihugu inahagije n'abayicuruza bakaba barabuze aho bayigurisha. Aho bikomereye na ya mikino uburyo ivugwamo muri gushoramo banyakubaho mu mbabarire kubibabwira. Imikino ubwayo si ikibazo, iyo ubwayo si ikibazo ariko bijyanye n'abayirimo n'uburyo ikorwamo sikiri nta nicyo bimarira siporo y'u Rwanda. Niyo mpamvu ejo bundi Amavubi yanganyije na Benin 3-0, amatoya yarayanganyije na Tanzania 3-0. Ibyo baraje babivuga ngo no gutsindwa ko bari byoroshya mba nanga gutsindwa. Washyizemo komedi. Uzi impamvu yabyo? Reka mbivuge mu buryo bw'umuyobozi w'igitangazamakuru, ndumva holdings accountable. Nabikubwiye ngo iki kibuga turimo cyaranyereye ku buryo buri wese ashaka gutora ducya akiruka. Wakunda umugayo ukajya mu gusebanya abantu bakakuyoboka ukibonera amafaranga ya YouTube. Ntago mvuze ko abashyira kuri YouTube bose basebanya. Hari n'ababikora neza bakayabona, ariko abenshi bagiye mu mujyo wo kwanga imirongo ngenderwaho y'itangazamakuru ry'umwuga nkana kugira ngo bakunde babone ayo mafaranga. Rero narindi gutanga urugero rw'inkuru imwe aka kanya ngo mbwira inkuru nziza wakora y'ubuvugizi karyoha mise nyikubwira ntigeze nanayitekereza. Ya Nyaruguru ya n'urugero byishwagara n'iki. Hari izindi nkuru z'ubuvugizi nziza twakurikirana tugakorera abaturage bacu ubuvugizi bakishima na Leta ikishima kubera yabonye abaturage bari bafite ikibazo wenda itamenye itangazamakuru. Hari inkuru zitari n'ubuvugizi wakora Leta ikishima ugakora ikiganiro cyerekana uburyo umuturage yakongera umukamo. Nibyo ngibyo nyine iyo tugeze muri educate. Dufite ibintu amadocumentary meza twakoraho ubushakashatsi tugasoma tugacukumbura tukabafasha abaturage kwirinda ibyorezo byose bifite isano nuko ibyorezo turi kugira bikwirakwira. Niyo hakumva 20 tukaba tugufashije kumva kuko nawe nabuza babwira n'abandi. Ariko am I investing with a target of a return on investment? Am I sure? Niyo mpamvu abantu bari bwishorere mu mikino kuko mu mikino abaturage bacu barayumva cyane. Abaturage barayumva. Nagenda setting ubu turi gukurikirwa n'abantu bangaye. Nagenda setting mukanya barazamuka n'ibihumbi by'abacu iyo none se reka ngiye gukorera comparison ushobora gusanga kuri YouTube nta bantu 7 cyangwa 6 bari kudukurikira cyangwa 10 bashaka iki rero. Reka mukanya tuvemo nuko imikino ariyo bamenyereye nyine bijyana n'icyo kibuga nkubwanga ibibazo ntibije none. Iyo abaturage bacu tubamenyereza ko radio 50% bya radio mu gitondo saa moya ziganira ku buhinzi n'uburezi,
abaturage bari gukunda kumva ubuhinzi n'uburezi, nta kibazo mfitanye n'imikino kuko nibyo ubafidinga. ariko nujya kubireba mu musaruro w'igihugu, ibitangazamakuru byamaze kureba ngo mu buryo bw'amafaranga adahari, reka twese tujye mu mikino. Icya mbere hari risike nke z'umwuga, risike mu mikino ntabwo umuntu atinya kuza akifatira ku gahanga koroneri, njye hano sinabitinyuka, niyo naba namubonye ari gukora amahano rwose simbabeshye ntabyo navuga. niyo wabisesengura, hari ukuntu wabisesengura bitari hari uburyo nabikwepa bitari na fanatike, wagira ibyo ureba nk'impamvu ukavuga uti birapfuye. risike z'umwuga ni nke, amafaranga arazaho n'ibishoboka byose biri bwamamazwe, kandi ho hari n'abajene benshi bari buze kubikorera impano akazaba amafaranga yasaba nyuma. Atagira ukubeshya ngo ibintu dukora wabona umuvolonteri kuri aya meza, ntawe wakwemerera kuza mu umuvolonteri uza muri asanseri izamuka buri munsi, ntibikunda. nkavuga ngo leta yacu hari ibintu byiza yagiye yigira ku bindi bihugu kandi bikayifasha, sibyo, ikaba smart. Hari ibihugu nka Sweden n'Ubudage, ubu nka leta ikabyuka mu gitondo, sinzi nimba twabona utanga nk'ubwo buvugizi, ikavuga ngo ku muntu wese ukonsomye ikintu igihumbi kimwe, umusoro hazajya havaho ifaranga rimwe kuri icyo gihumbi, ifaranga rimwe ku muntu ukonsomye igihumbi rijye mu gufasha itangazamakuru, ifaranga rimwe. Byanashaka ibitangazamakuru byose bigakorana ubufatanye na Rwanda Revenue, ko nayo ubutumwa bwa Rwanda Revenue bwa IBM nta gitangazamakuru kizajya cyishyuza, buzajya butambukira ubuntu. Rene, iyo ni proje yoroshye nkubwira ngo bakazayitwara nayiko leta yagira itya ikabifashije abanyamakuru mu buryo buri indirect itakoze ku ikofi yayo, kuko nka za Sweden na mu Budage nushaka radio ntuyifungure, hari amafaranga uzishyura ya radio wowe yumve cyangwa ntuyumve. Hari ibindi bihugu bireba ngo iyo bari on air ni bangahe batuninga, by'umwihariko mu biganiro leta ishaka cyane, ikavuga iti sawa, ikiganiro cy'ubuhinzi twe tugitanga haya, ikimikino tugitanga haya, sibyo, wenda leta yabifite ibyo yankuraje n'ibyo, aho naho leta ari yatanga. Hakwiriye uburyo buvuga ngo media yabona amafaranga leta bitayisabye ko ikoza akaboko mu mufuka ngo igatinzemo, avuye mu bundi buryo buri indirect, abatangazamakuru bakaba abafatanyabikorwa ba leta. Muri uko kuba abafatanyabikorwa, umunyamakuru ukora umwuga uri noble ntabwo umuntu wa mbere usuzuma. Ndabizi hari imigambi myiza leta ifite kwitangazamakuru, nta nubwo ari ukumena ibanga, suni rwose muzajya kubona abanyamakuru bo mu Rwanda mubone bafite igikorwa remezo gikaze nka bimwe mu byo mubona mu mujyi rwagati, niba bizakora. Ariko ibyo no, ibyo wenda twe turi mu mwuga twatangiye kubitegura, oya nibyo ndabizi. Hari umushinga uhari, uwo mushinga urahari, ndawuzi kandi uzahari, natwe turawuzi. Bagire n'inama namwe muze tujyane. Oya kuba uhari natwe turawuzi, ariko nyine bizakunda muhumure. Ariko ibyo bizakunda wenda kuri nkuye mu rugiri optimistic kuri kumwe na Kenisi na Scovia n'abandi barimo babishaka, kuko nta munyamakuru hejwe. Ariko suzaza muri 2029 na 30 uwo mushinga abandi bitangiriyemo bigereye kure awurimo. Ariko habaye hiyo system, umuntu yaba ari shuwa kazaza mu itangazamakuru adashonje, wa wundi ugiye kurishora amavuga ati wenda ni umushinga nteganya gutangira kungukamo nyuma y'imyaka 2, kuko umuntu ushora mu itangazamakuru ateganya gutangira gucuruza mbere y'amezi nibura 6 cyangwa umwaka, nawe mba mufitiye impuhwe. Ni babandi twavugaga ba cyakiciro, warangiza ukavuga uti leta nibura abo ngabo irabaha ihumure ko nanashoramo hari ubusagukira azajya abona nyuma. Ubwo nongeyeho n'akakantu ko kuvuga ngo ibitangazamakuru bya leta kuva muri publicity, maze ukareba uburyo dutengamara, ahubwo tugatangira kwandika mu ndimi z'amahanga, kumva cyane no kuvuga mu ndimi z'amahanga, ku rwego aho leta ikeneye itazongera kuvuga ngo classified document yadusebeje, kandi nubwo yatubeshyeye dukeneye ko isi imenya ukuri. Reka dukoreshe Jeune Afrique, reka duhamagare RFI, reka duhamagare Al Jazeera. Icyo gihe hakaba hari igihe akadomo.com cyandika mu cyongereza kimaze kuba gukomera ku ruhando mpuzamahanga. Uko nicara nkaba nzi ngo nasoma Chimple Reports mu cyongereza, nkaba nzi ngo nasoma The Citizen mu cyongereza, nkaba nzi ngo nasoma 7sur 7 mu gifaransa, ari ibinyamakuru byo mu bihugu duturanye hano.
tukaba mu Rwanda dufite The New Times irenze imwe kandi yandika mu buryo rwose butomoye, tuvuga duti buri nkuru yose ihari ifatika nayibonamo, tukaba dufite Umwezi English gutyo, kubera ko ariko ntabwo iryo shoramari rishoboka. Abayobozi b'ibitangazamakuru barakennye, none ibitangazamakuru birabakenesheje kurushaho, biri kubahuhura. Abayobozi b'ibitangazamakuru rero murabarenganya kugira ngo iyo ngingo tunayiveho. Ubundi iyo umuntu ashora uratekereza nuko avuga utari kuwashora aha hantu, iyo ugezemo ugasanga ntihakunda, nyine utangira guhengeka, usanga ikibuga cyaranyereye. ejo bundi hari umushoramari umwe we mu itangazamakuru imwe ibyo bihe twarimo tubaza tuti ubundi iyo ufite kanaka ari bo banyamakuru bawe, uzi n'abari bo hanze y'iyo mikoro, uzi no mu buzima busanzwe abari bo, nta pfunwe bigutera? Wumva warira? Ntabwo wumva warira ahubwo atubwira ati no, njyewe baranyinjiriza, nabo ku ruhande mwebwe ubuzima muri kuvuga nabo bariyinjiriza, njyewe am stable, I'm in business, you see. Niyo mpamvu nyine nkubwira ngo leta niba idakeneye itangazamakuru nka partner, nirireke ripfe ribona amafaranga. Ariko yararetse rirapfa. Njyewe nashoye imari yanjye, niba gukora itangazamakuru ryiza, niba investigate inkuru nkayigeraho, niba gutegura ibiganiro byiza, nta kintu birishobora kunyinjiriza. Haba mbona ibindi biri bizarre bishobora kunyinjiriza as an investor, urandenganya. Ahubwo wowe ufite politike uzi n'akamaro k'itangazamakuru, uzi n'icyo rifasha bya bindi byose natondetse, what are you doing? Do you need me? Mwanyimye ijambo ntawe ari kwimye, ntawe ari kwimye, nangaga kubavugira amarega murakoze. Wowe urakaba murakuze, none se ubu bari kubavugira binyanze mu nda. Kuri iyi ngingo ho byari kukugora rwose gutegereza ko hari inama zabayeho kera zo kugira ngo itangazamakuru bari reviving. Ndibuka hari n'umwiherero rwose Perezida wa Repubulika yatumiyemo abanyamakuru muri iyo myaka. Hano turagenda turaganira, hagiye gushyirwaho icyitwa media fund, ariko abantu bo ubwabo nibabanga mwabo, uraho uruhande utagarutseho rw'abanyamakuru ubwabo. Awa undi watinyutse imbere ya perezida ngo abanyamakuru bo mu Rwanda byose bimeze neza. Mfasha ubu se ntarimo abogoza, ariko uramurenganya. Harya wigeze kuvuga ngo ntuza ngo aho kwica gitera n'ibice kibimutera. Hari abari bahari, umuntu yivugiye komedi ntukayigarure. Hari abari bahari bavugaga bati uze kubwira Perezida wa Repubulika gutya na gutya ko ibintu bimeze neza, ariko mu by'ukuri nawe ntabwo yari convinced ko bimeze neza. Arabivuga burya no ku rundi ruhande hari wamubwiye ko abahanzi nabo bameze neza, ariko basohotse bari bamurabye ifu. Abahanzi tumeze neza, hari sare y'igitaramo tugira hano mu Rwanda, ntuzi ukuntu dusitaragoninga dushaka ahantu dukorera ibitaramo. Ibyo byo haba harimo ba kidobya bagira nko muri uwo mwiherero. Jewe amakuru ndayafite yose, nagize amahirwe yo kuba mpari. Wasangaga abantu ubwabo ntabwo bumvikana ku buryo icyo kigega kigiyeho cyakora, kandi ni icyabo kije kubateza imbere, ariko undi agahita areba ikigega ni cyiza, radiyo Umwezi irahita ikomera irute radiyo runaka, ikinyamakuru runaka kirahita kiruta ikinyamakuru runaka. Ibintu byinshi banabizanamo n'ibindi, baravuga bati itangazamakuru nituriho ubushobozi naho ritugeze noneho turarikizwa n'icyane. N'abari bafite ibitekerezo nk'ibyo, abo rero ni nabo nashaka kuvuga, n'ubu bagifite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo, bumva ko gukapasitetinga itangazamakuru ari ukwishyira hanze, ari ukujya kwizanira icyisha. Ariko barahari abo rero, nibo bashobora kwemera ko a public broadcaster, ubundi ku isi ntibibaho ko a public broadcaster ijya muri competition n'izindi private media. Ega yitwa public ni y'abaturage. Nyine nibyo nkubwira, igira abakozi b'abavolontaire. Sinakubwiye ko muri kunyema ijambo, bikemutse vuba aha. Sinababwiye komereza ibyo nabyita club mentality, biriya bintu bavuga byabereye muri iyo sare.
donc urumva abo rero tuzambwire nyikore ikiganiro abo ngewe nibo nashakaga kuvuga nibo kibazo gikomereye media y'u Rwanda kuko ntibibaho ku isi niba uri a public broadcaster hari ibintu uvamo urategereza wa musoro niba ari 2% aza mu ngengo y'imari nayo ngayo ukoresha gusa ntabwo ujya gucuruza kujya kumenya ifumbire yasohotse mu ruganda ngo yamamaze ntabwo ujya kumenya umuti wongera akanyabugabo it's unfortunate hari n'ibintu ubundi bidakwiye no guca kuri public broadcaster ubundi koko ntabwo ujya kumenya rikeri karanga ubwonko hari ibintu nyine biba bidakwiye guca ariko biracaho ni fortunately kubera ko hari abantu nyine bari hariya badashaka kwemera ukuri no kutamenya agaciro ka information kubera ko hari abantu bavuga bati aya mapublicité naramuka agiye mu mwezi babasha gufata communique ya Rwanda bakayireba mu yindi angle ntibayirebe gutya turabakizwa niki bafite iyo mitekerereze imeze gutya abo rero nibo babroka n'imishinga umuhesha w'inkiko nago yari umuco wa 24 aha mujye musenga ubugome rwose ni amahoro masa uwo muco rero ayo mahano yabaye kuri radiyo imwe hari indi nabonye mu mpapuro bayibwira bati ubukode ugezemo ugeze muri 5,000,000 n'ibihumbi 400 kandi ku kwezi nabonaga yishyura 250 iyo ni nayo yavuzweho inkuru yo umunyamakuru wavuye muri Geta akajya kuba muri studio urumva urwego rw'uko ugezeho ubukode bw'inzu amafaranga agezemo yakubaka inzu yajya muri radiyo igakorera ubwo urumva igisigaye n'iki nyir'inzu azaza akubwire ngo nta kintu na kimwe usohora muri iyi nzu oya ntago azigera azana umuhesha w'inkiko azafata ingufuri tangazo ririya ibaruwa yari yandikiye nyiri radiyo amumenyesha ko amuhaye preve ya nyuma yamubwiraga ko icyo gihe nikigera bataravanamo ibikoresho ku bushake bwabo ndumva yari umugiraneza yanabasabye kubikuramo bo bazaza bakabivanamo bamara kubivanamo bakabishyira ahantu hatekanye ahubwo nyiri radiyo akaziyishyurira aho hantu byashyizwe uburinzi bw'ibyo bikoresho n'izindi cost amakuru mfite radiyo iracyavugayo ntabwo yigeze iva ku murongo hagashoboka ibintu bibiri habayemo abahuza bagira ibyo bavugana byo kwihangana cyangwa batinye kururukururu kuko hari igihe n'umuntu ufite ibintu mu nzu yawe uba umuzi hari igihe uba umuzi ukabuza icyo ingaruka byakugiraho kugira ikintu uza gukoraho akaba yahita akubwira ati ariko hari diyama yari munsi y'iriya kompiyuta abantu babitse ibyo bikoresho ko twe tuje kubishyura bayibitse neza harimo akadiyama gahagaze miliyoni 60 zose kandi wishyuzaga 5 ugasanga umukomeyeho 50 hari igihe ibyo ngibyo bitinya ariko nge mu mboni zanjye Elias na Rene mbona ikibazo cy'itangazamakuru tutakireba muri izi ebyiri zo mu burengerazuba bw'u Rwanda ziri guhumeka byari nk'urugero hari ikibazo gikomeye muri media y'u Rwanda hamwe kubera ko ari ibintu abantu bashobora gucuruza bataranguye hari abantu bazamo ari abasharirata nta mafaranga afite uretse n'ayo gushora mu itangazamakuru nawe ubwe ntaratunga 5,000,000 cyangwa 10 ziri likide avuga ati ndazifite 10,000,010 ndazifite ngewe zitari credit ya banki nakoreye ndasevinga 1 2 3 4 5 ariko ejo akahita atekereza ati kujya mu itangazamakuru nta nshobora gucuruza ntaranguye ndasabwa installation n'umunara nkajya oneya abakozi bo nshobora no kubakoresha ntabahembye hari abantu bakeneye hiti ako kabazo ni gato cyane mu by'itangazamakuru rifite gusa karahari ako ni akabazo gato njye nkunda kubwira abantu ni umuyobozi w'ibitangazamakuru hari n'ubushize twaganiraga ari kumbwira ibintu by'akazi akanyereka ukuntu ngo tuzaba duhembwa turi 4 ngo abandi 6 ari abakorera bushake tamubwirana ariko umuntu utari buhembura mutumiki gute wumva ugiye gutuma umuntu ibintu bibyara umusaruro kandi arakoresha ubwonko arakoresha umubiri bisaba ko agira refilling energies yatakaje aza kuzisubizaho uramutuma ntacyo muhurumva uri gutuma nde umutegereje uhuye musaruro kandi ukumva ni ibintu koko ahamya ko yumva arabivuga proudly n'umushinga upanze neza
unfortunately yanabyumvikanagaho n'uzamuyoborera igitangazamakuru. Ni kwa kundi abantu baba bari kuganira ku gitangazamakuru bari kuganiriza abakozi ba mbere bakeneye. Ndamubwira no nge ntabwo noneho tuze turi bane duhembwa dukorana n'abatandatu badahembwa, ndamubwira ubuzima urupfu nk'urwo nararupfuye inzuko rusa. Twebwe abo banuhemba twajya twisanga twikoreye ibibazo byabo badahembwa kandi natwe twaje kwikorera, kuko umwuga w'itangazamakuru tubiziranyeho n'ubuvandimwe cyane. Biragoye ko Jado yaba atahembwe nge nahembwe ngo ninyuke nge kuyarya. Unyikoreje ibibazo bya Jado kuko ari umuvandimwe, ariko ntabwo ari byo byane, ntabwo twese twakabaye afite ahubwo dukomaza mubwira niriya Maria mabuno y'inkoko kari 20 se nkaba mfite 12 uwo 8 urahari, cyangwa twabo wa batatu nkashyiraho 10 Elias 7 n'undi 3 bijyanye nuko ibintu bimeze. Aho hantu mbibonamo ako niko gato ariko karahari. Hari abantu bari gushora mu itangazamakuru nta mafaranga bafite, nta nayo bigeze, wenda nta nayo bateganya noneho batanazi itangazamakuru, atarigeze aribamo, atarigeze arikora, atarigeze abana n'abanyamakuru, nawe ubwo akabijyamo atazi ari ibiki, ejo bikahita bimunanira burundu. Abo rero barasanga ikibazo cya kabiri gikomeye, ndavuga bitatu gusa nimushaka muhite mubwira nitahire. Icya kabiri gikomeye ikindi, ibitangazamakuru byigenga byose byo mu Rwanda, mvuze byose ntirengagije ko hari bike bifite umugisha wo kuba byagiraho bikomanga hagakinguka, bijyanye na ba nyirabyo cyangwa bijyanye n'igihe byaziye inzira zigiharuye, byose bibangamiwe no kuba igitangazamakuru cy'igihugu RBA kikiri ku isoko. Leta niramuka ishatse kurokora itangazamakuru ryo mu Rwanda, ndavuga mu buryo bwa mikoro, iza banze ikora ibishoboka byose itunga RBA 100%, ireke ibyo kwibwira ngo turaguha 30 cyangwa 70 nawe wishake mandi, maze inace publicité kuri RBA izamamaza ibyuma izi nzoga, ukabona publicité iri guca ko oya ibyuma na betting, ukabona publicité iri guca kuri televiziyo y'igihugu ngo unyweye nkuye mu rugiye Gin Limited ahinduka nk'ingwe. Urumva kuri televiziyo y'igihugu, kandi ubwo turi muri gahunda ya tunyweresi, turi muri kampanye ya tunyweresi, turashaka kugira soba society. Hakabanza yatunyweresi yavo hagakurikiraho yo kwamamaza inzoga, hakabanza yatunyweresi ifite volume ya 46 ya alcohol 48. Ibyo bintu Leta ikwiriye kubitekereza igafidinga RBA, yanashaka noto muri RBA n'ibindi bitangazamakuru bishamikiye kuri Leta, noneho ikababuza kwamamaza, ikababwira iti ayo masoko ahubwo mwebwe Leta, kuko Leta niyo mukiriya mukuru batakubeshya. Abantu bazi cycle ya production, Leta niyo mukiriya mukuru, sibyo? Noneho abantu bagatangira kubona utwo dusoko twa Leta n'utundi tw'abantu batujyana muri kuri RBA ku zindi mpamvu ntari buze kubabwira, ariko hari n'abandi bantu batujyanayo nyine bakabaye bafasha izo prive kubaho. Noneho nibimara kugenda bityo muri icyo kibazo, ndanatanga piste de solution cya gatatu cyo singitindaho kiroroshye. Hari n'ikibazo cy'ibitambuka mu bitangazamakuru. Ibyo bitambuka mu bitangazamakuru birashingira ko abanyamakuru barabuze muri iyi minsi, ariko ni benshi barahari. Wabibaza oya mu buryo bw'imibare barahari, ariko wabibaza abayobozi b'ibitangazamakuru, ntawe uri boss hano bakubwire muri Rokiritoma nimba nta banyamakuru wigeze ukenera ukababura mu bisata bimwe na bimwe. Kubera iki? Ya kaminuza y'u Rwanda yigisha itangazamakuru ifite bangahe bari kuryiga cyangwa bakiri inspired kuba abanyamakuru? Ese abari kuryiga bo bari kwigishwa bate? Ese abari kuryigishwa gutyo ya Radio Salusi yaremaga umunyamakuru ukomeye mu Rwanda bimeze bite? Kuko erega Rene mutabona hano muza kutuyobora twe na ba Elias tutari kumwe namwe hariya, niriya Salusi yabahaye ko gafu. Noneho nshakira generation za nyuma yanyu abantu bavuye hari iruhande bagaca muri Salusi. Oya na mbere ya Salusi ariko abanyamakuru bari bahari. Hari ibitangazamakuru bike buretse kumva nabi banyumve nabi. Ni ejo bundi hari ibitangazamakuru bike bari bahari beza, abatanga bakimeza ariko beza. Ariko nuko ibitangazamakuru byari bike, ibitangazamakuru bibaye byinshi bibagabagabanye,
twongeye kubona abanyamwuga bavuye kuri sarusi none nashaka ndatanga ingero mu maradiyo yari siriyasi yagabanaga abo banyamakuru bavuye kuri sarusi urasanga ayo ngayo ari no mu yagifite stability yari bavaga kuri sarusi uza kuri radiyo disi cyangwa ku isango ubwo RBA wamara kuzanamo akagufi kakuroba waba fropu ukajya kwandagarira hasigaye nyuma hagenda havuka izindi radiyo ziri seriye gake gake zifata bake ariko bya bibazo birazigora ku rwego nabo ngabo uyu munsi bahungiye kuba aba PR mu ma ministeri abandi bari mu ma YouTube abandi bari muri business abandi bari mu rwago hari n'abari Madrid bari kureba uko mbano Madrid yo habaye abantu bose hari aho habafunguriwe abantu bose maze n'abafunga nsigembo n'abafungwa hanyuma Rene uretse nari ngiye kuvuga piste de solution yego ngiye kuvuga piste de solution kuri ibyo by'ibitambuka ukuyeho aho nakwerekaga hari ibibazo by'aho abanyamakuru bavaga n'uburyo bwo kubakira ubushobozi abatarizi itangazamakuru ntibugihari mu buryo bufatika GRMC ntayo media high council kubera abantu bayizanyemo ubusambo iyo yari ifite ibibazo byinshi sinzi nimba aricyo cyarakaje Leta ikayitera ipine ntayo ibyo bikaba ikibazo none hatangiye no kuza amakuru yuko na RMC yariraho yitangiraga amakarita wabonaga n'ubundi yaracitse intege ahandi ahisigaye idufasha ari kuduha amakarita dutandukanye n'aba YouTuber nayo hatangiye kuza amakuru atari meza ubwo hejuru ya byose aho nahereye nta ministeri y'itangazamakuru igihari bakakubwira ngo itangazamakuru ngo Minaroke na RGB ngo barabireba ubajije n'abanyamakuru Jado hari mu Rwanda RMC abanyamakuru yemera barenga 1000 ubabajije uti muri RGB umuntu ufite itangazamakuru mu nshingano yitwa nde abasubiza icyo kibazo ukabicaza hano ukababwira uti mufunge internet gato mufata agapapuro mugani w'abarimu babazayirwa ngo embodo papier nimba ari embu urumva mufata agapapuro munyandikira ushinzwe itangazamakuru muri RGB abamumenya nimbarwa abona Rene wagira ngo biramuvanga abayobozi b'ibitangazamakuru ngo mutwe biri kwikaraga iyo RGB yabasuye ryari cyangwa baheruka ryari cyaba ikibazo batashobora niho Elias yavugiraga ngo itangazamakuru impfubyi maze rero nkababwira ntanga piste de solution ibi bizajya bigaruka kuri societe yacu itangazamakuru ririmo abaswa cyangwa se ririmo abanyamakuru bashonje ntabwo rishobora gufasha Leta kandi n'umuyoboro mwiza kuri Leta bizajya bituma Leta ikeneye gutanga ubutumwa bukomeye cyangwa bugera hose rimwe na rimwe yiyambaza Jeune Afrique yiyambaze The East African yiyambaze TV5 Monde yiyambaze abandi nyamara byashobokaga ko kampanye zose zaca mu binyamakuru biri lokale aho ni ikibazo society izahura nacyo kandi Leta nizaheka uwo musaraba bizagera igihe noneho Leta nimara kwita kuri icyo kibazo ibonye bikenewe ibura abanyamakuru bafite ubushobozi bwo kuba none bajya bakonveyinga ubutumwa uko Leta ibishaka bazaba barihe bamwe Imana izaba yarabafashije barihangiye uturimo tw'amaboko abandi bazaba baragiye mu myanya ya Leta na politike abandi bazaba barabizinutswe abandi bazaba bari Madrid abandi bazaba barapfuye bazize uburwayi cyangwa se ibindi bishoboka biri natirere icyo gihe izamera nkaho igiye gutangira bundi bushya kandi umwanya ntuzaba uhari mu magambo make Leta ikwiriye gutabara itangazamakuru ry'u Rwanda igahera kuri hamwe navuze hari akabazo gato ikabanza ikashyiraho inzitizi Jado ntabyuke hano ngo kuko yari umunyamakuru wo umwezi 95 n'ibice bitatu ngo yumve ko wa gatatu agomba gushinga igitangazamakuru ufite angahe niba ntacyo afite ufite angahe kindi cyo muri marete ntacyo mfite kuko uri kuroga abantu uratora abantu from nowhere umuntu ntahugurwa na ricyo afite academically nta n'umwuka yari afite ntabwo yize itangazamakuru nta kintu na kimwe afite n'impano ntayo ariko kuko akwemerera ngo azakorera ubuntu ariko ibintu byose n'umuguri nobure abantu bakorera ubuntu ntibakwiriye kuba itangazamakuru ibintu byose bigira icyo bita impamvu muzi ibi bintu no kubivuga gutyo turabivuze kandi koko nibyo birahari abantu batangazamakuru bo batwumva barabizi bari kuvuga bati mwatugereye aha Ive yanyamuruyeho umunywaro umujyo ugiye kunsekura ngo aje kunsaba akazi ndakamwima wawe wonde wari wambaye ikibazo yacuraga umugambi wo kunsekura njyewe ntabizi wari wambaye filme imvura iri kugwa
anyway reka nivugire Yeah. itangazamakuru mu buryo bwa business ariko impamvu nyine bimeze gutyo nuko ari umwe mu myuga yasuzuguritse cyane bikabije. ni impamvu muzi Ni impamvu muzi ariko ngiye kubwira uwo muzi ahantu uri. No kuvuga ngo itangazamakuru ntabwo ari business nk'izindi umuntu ashinga iduka agacuruza n'abahisi n'abagenzi. Umuntu aza akabona icyo ashaka mu iduka akajya kugura, niba ari ikanzu, niba ari urukweto, niba ari iki. Ubwo ngiye kuvuga ndavuga ku ruhande rw'ishoramari. Abashoramari bagomba kuba bumva iki, ariko aho itangazamakuru rikinira ho hameze hate. Itangazamakuru reka tuvuge radiyo cyangwa televiziyo byigenga, n'ubundi twateruye duhereye ku maradiyo, ariko kimwe n'itangazamakuru nk'igitekerezo muri rusange ni ikintu uza muri bizinesi usabwa kuba partenaire wa leta, wa guverinoma uri gukoreramo, ubisabwa hafi kubitegekwa. Kubera iki? Hari norme, imirongo migari uba ugomba gukurikiza nubwo uri mu bucuruzi. Nuvuga ngo uri umucuruzi utigenga, uri umucuruzi ufite ibintu bikugenga. Niyo mpamvu iyo turi aha turi gusesengura tuba turebana ku jisho ngo umuzamu adahirima, ngo asanseri ngo igeze he ngo simbizi. utamukandagira. icyerekezo yari afite icyo gihe nuba nkeka ko gifite gitandukanye n'icyabo bantu bo ku ruhande bo batekerezaga ibindi ku ruhande. Icyo kigega byarangiye abantu birangira bagiye kwinywera, bajya aho bita kwa Robert no kurya inkoko hari n'abaharwaniye uzabibaza mukuru wahanga. Kubera iki? Ni abantu nabo ubwabo ntabwo bazi icyo bashaka. Abo bantu rero n'ubu turacyabafite, kandi nibo bafata ijambo. Nicyo kibazo gikomeye. Nibo bajya mu nama zifata ijambo, nibo bajya mu nama zitanga ibyerekezo by'aho itangazamakuru rigomba kugana. Wabikoraho iki niba utarabasha gutandukanya igitangazamakuru cya leta n'ibitangazamakuru byigenga? Igitangazamakuru gifite incentives zose za leta ukakigereranya n'igitangazamakuru kirya kikimara, ubwo uzi iryo tangazamakuru ryatera imbere gute? Iryigenga ryatera imbere gute? Erega at the end of the day twese dufite umusanzu dutanga mu kubaka iki gihugu. Tuzamo twitwa partners ariko ntabwo dukonsidera. Hari umusanzu abantu batanga, iyo education, information, iyo divertissement, twese tubitanga ku kigero kimwe. Ariko hakaba undi uri kwibere ku buryo eba nta nubwo ashobora no kumwibere ngo hagire n'utuntu duke tutuvungukira twasohoka ngo tugere ku dupusiri ku bandi. Uwo rero mu gihe akiri mu kibuga yitwara gutyo, ashyigikiwe na ba bandi nakubwiye babanga mwabo, ntabwo ashobora gutera imbere. Niyo mpamvu abantu bimukiye kuri social media platforms. Wibarenganya harimo abanga umunyamakuru wari mwiza yimukiye kuko ashaka gushyira ibiryo ku meza akarya. Natimukira yose uramutungira urugo, uramutungira abana. Abo banagiye baranarizamura cyane, kubera ko ubu ngubu iriya media consumption survey nigeze gukomozaho yakozwe na Fuyo Media Institute, Rwanda Media Program, yerekana ko social media platforms zirimo zizamuka cyane. Abakonsomateri ba mainstream niho bimukiye. Ariko ni bake, mwibuka abandi baturage batari connected ku ariko rene urabita bake se baragabanutse, bariyongera. Iyo penetration ya smartphone uvuga oya bariyongera uko bariyongera umunsi zizaba zihara 5 mu rugo. Nyine arimo aravuga ngo niba Ari tukagira ngo 100%. bageze ahantu noneho nibiba barakura buri munsi, barakura buri munsi. Nyine uko bakura birarushaho kuzamba. Niyo mpamvu rero muri recommendation barakubwira ngo ibi bitangazamakuru biri mainstream ni mwemburesinge na zira social media platform. Kuzimburesinga udakora nkazo ntibishoboka. Ntibishoboka. Ntabwo urajyayo ntabwo urajyayo ngo gusesengura ibintu ngo bya Rwanda nk'uko twabisesenguye ntawe kuriba ntawe. Mu gihe ushaka gusurvivinga uragenda ukore
sinshaka ko wakora nkazo nkuko zikora ariko urajya gukora big uragerageza energy kujya mu mujyo wazo urakora big kugira ngo energy survive kubera ko Urakora big urabizi hano energy. umuntu arakomanga mu makampanizi atandukanye bakakubwira ngo nta mafaranga dufite y'ingengo y'imari yo kwamamaza ariko bwacyo ukabona bari kuri ya public broadcast azifu hari itegeko ryababwiye ko uramutse wibeshye ntiwamamaze hariya bizinesi yawe yahungabana. oya ariko bagera kure barumva cyane bagera kure ni ikibazo cya politiki nawe uruhitamo kwamamaza niwe wakwamamaza ahubwo uwamwemereye yego uwamwemereye kugira ubwo burenganzira bwo gucuruza afite imbaraga zingana gutya akajya guhangana natwe tureshya gutya niwe wabyishe nyine byose. dukomeze twipfire rero nta kindi ndenza mu minota nk'ibiri cyangwa umwe n'igice yive birashoboka ko birashoboka